uratashye mbabura umubwiza ukuri ni gute nsohoka hano ntabwo tusohoka ukagenda ugatorugo nimba ngiye mu kazi wowe ugiye hehe nsobanurira wishaka ibyo bintu byo kuzana byo kuntera impuhwe hano bishatse kuvuga ngo ndasohoka hano nawe ugahita usohoka ukagenda bifata nabi uretse kunyegera gatoya nyine ibisobanuro byimbitse umbwira ukuntu n'urugo nawe ukaruta ako kamwe ibi ngibi tubyita iki ahora umbwiza ukuri tubyita iki okay narakunaniye cyangwa njye warananiye ese umugabo muri uru rugo ninde ni gusobanukirwa ni wowe mugabo nese kuki kubaza umugabo kandi kari wowe mugabo none nimba nkubwiye ngo ngiye gushaka amafaranga azatunga urugo ugahita uturugo nawe ukagenda wari ugiye gushaka ndi nushaka usubira ujya kuzishaka Hello guys, it's me. So ndarinjana kugira ngo tuganire. Umuntu wabuzi umuntu ucuruza ibintu by'ama makeup, ubigisha ibintu bya makeup, mwamundangira akaza kanyigisha kubera ko nkeneye kubimenya, kumva nyine ndi mu ka vibe k'utuntu tw'utu makeup. Ari ikindi nikera nindi kubabwira so abantu bakeneye kwamamaza mwabwira nkabamamariza kuko murabona se nasa neza byari byanjye bimeze bon ibintu byanjye ni sawa byose sorry ndagaruka mu kanya ndagaruka ku live banashikiye wambone phone yanjye igiye kunzima please wambwiye ufite icyo kibazo ko numva uri kuvuga cyane usende wundi twana muri izo sheje rero se nagubuza aho wayiteretse wapi ntago mbizi we hari wambone hari nabonye Yose phone yawe ko numva ufite mwavugana phone bigorana kugira ngo yongere yake kumukobwa ngana koga mwiza nko ngize kuri ukuntu tunga telefone imeze gutyo igorana no kwa kanone nose nyine nabigenze ne kare mfite Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you kamikaze Happy birthday to you Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire kamikaze Joyeux anniversaire Gira umunsi mwiza Itariki wavuzeho Gira umunsi mwiza kamikaze Isabukuru nziza Ndagukunda ndacyabihindura Ndagukunda zuhora ubyibuka Ndagahora nicura Ndagahora nicura Ndagahora nicura Nakuri iruhande rwawe wow Urabizi ni imfura no mu maso urabibona Niyavuga urabyumva Nagajya ziraguhisha Sibangara gukunda Nibuta ndabizi bimenye Nuzigera
umbabaza ni wowe yizera I'm sorry. ufite umutima we kukubitsa amabanga ye Byose nabikoze kugira ngo ni wowe rukundo afite ntuzigera umbabaza ntibizabe nk'iby'iki gihe zababana gahunda rugutana ngo byabaye ibigezweho uramenye iba ndabizi narakomeje yose gusa aka kanya mboniye kusa. ufata icyuma turi amatsiko di I'm sorry. That was a prank. Nagira ngo umunsi wawe w'isabukuru uzagenda neza. Bizaba ibyishimo nzakubona wanezerewe. I'm sorry. Ibyo uketse byose ntabwo byanjye. Kandi ndabizi neza ko nkunda. Ariko ngiye gukunda gushije. I'm sorry. I love you. Surprise! It's your turn. Akaririmbo kacu. Sekera ndebiyonyya. kamikazi sekera ndeyonynya bashe gusinzira kamikazi sekera ndeyonynya bashe gusinzira gikundiro cyiza uri gitego gute se nyine niyo mfite ndanayishimiye igihe n'ikinya nkazabona ubushobozi bwo kugura indi nzayigura ku ngubu ariko wayiguze muri make cyangwa warayitoraguye oya ikibazo umukobwa mwiza nkawe mwiza usa gutya urebera telefone ufite telefone yanjye yasebetse irasebetse cyane aho yaramenaguritse amakamera yarashize gusuba ibyo ni ibiki umva rero winsereza telefone yanjye nayibonye ndushye umva nyine nakoze saving nyinshi cyane kugira ngo mbone amafaranga y'igura mbara wiyisebye pe irampagije ndayishimiye batareka tuganire subisko turi abana beza subisko tuganire nk'inshuti sherejeri yawe pasi nunayibura ndayikugura mukanya nta kibazo urangura indi telefone cyashaka ndakugura sherejeri telefone yo uzayikura mu bwenge bwawe umva ntaribyo nshaka ndeke kugura none kagorana nawe reba nawe iyi ni telefone kimenetse gutya ko ngenda yishimiye nta kintu ntwaye nyine nzabona amafaranga yo kugura indi kuko ngomba kunyurwa na duke mfite yego duke sawa ariko Imana yaravuze ngo nubura ubwenge nzagera gute se kugira telefone nyine wenda nyine cana ku maso cana hano turi Kigali sheri ushaka kundangira akazi nakemera n'ukuri kose nta kintu kimwe ntakora situwana na musaza hari akazi afite hoya ngiye hari akazi mfite hama we hari akazi ufite hoya so rero tugomba kubaho kumva kandi tugomba kubaho neza so birasaba ubwenge rero birasaba kumenya ubwenge mwana wa mama ariko mpora napurayinga nyine ko ntarakabona nuko wenda destiny yanjye igihe cyacu kitaragera maybe ko igihe kizaza nzakabona icyizere ndanasenga bishoboka ko twese turasenga sheri uri kumva kandi twese ntabwo ariko twandikiye ko tuzajya gukora mu biro cyangwa mu ki utanyeganyega rero ndishakisha iby'abatoya abana ko n'ubu bajya kugenda umutima oya happy birthday Happy birthday baby. Nakuri uyu munsi ndishimye pe. mwakoze cyane nabashimiye Ugeze kuri ntabwo wari ubyiteze. ntasubeshye Surprise. Urishimye? yandishimye Urishimye? Wow. Ntabwo babwire bose bose. ndabashimiye cyane
babwije ukuri nari nakariye umugabo wanjye ku buryo mutabyumva narwo nzi ko uyu munsi nyine yawutekerejeho bimubwira yarandakaye ibiriya bintu byadufasha iminsi kubyandika byaratugoye byaratuvunnye aba bose ahubwo uri umukinnyi mwiza ukuntu niho ndabashimira cyane rero kubw'urukundo rwanyu uyu n'ubwo uri kubona yitaba nta naze rwose ni umumotari uje ntwara bibiri wamubwira aho ubwo se umumotari barakweri ntabwo ashaka kuba kuri izi nzoga ntabwo ushaka kuba kuri izi nzoga kweri yamwimye kandi byose birahari nagerageje kurakaza kugira ngo nibura nzagutungure kuri uyu munsi ari mota cyangwa n'undi ese watari ari motari cyangwa uzari no kwitabire okay mwitabe nta kibazo turakomeza turaba tuganira turakomeza nta kibazo turakomeza ugarutse nta kibazo nta kibazo ntabwo ari byiza cyane reka tubihirize natamwita okay rekane nawe nta kundi reka dukomeze twishime sibyo mu playing umuziki tubyine paka mu gitondo ongera shyiramo umwanya after party turayikorera natubwira urashaka kujya mbona wajya mu after party si wowe uvuye he hari akabari kitwa aha hantu turabiraza kubera nta kibazo bibi okay wagenda ukabanza mukavugana then ukagaruka nimba ari ibintu bitatunganye kawe wibuke kunkatira ko nta hano okay guys cheers dukomeze duhita tunabyina cyangwa gereka mubwira umukobwa aragukunda ubibona ariko nanjye urwo mukunda mwabibonye tugomba no gukoresha umutwe kandi tukabaho ngambwira plot boss umva nkubwire rero uri umukobwa mwiza cyane ngiye ndambiye no kukubona hano kenshi cyane wicaye wakabaye ukajya gusohokana n'abandi bana ugahura n'abandi bantu ese uko wakuze ariko nase nsohokane nabo ni nta mafaranga mfite yo nyina banza utuze nyine gusobanura uburyo ugomba kujya usohoka ugomba kugenda wambaye neza pani ubona ubupira n'iyo mipira uzitwara umuntu cyambara imipira imeze gutyo b'umukobwa ungana nawe noneho deje umaze igihe kingana gute udasohoka numva no kuncyurira ntabwo ndi kugucyura kugira ngo ukanguke mu mutwe mva rero nta kintu bintwaye nanjye igihe cyanjye nikigera nyine nzabona ibishushanyo byose mbikoreshe nk'abandi uracyari umwana buri muntu wese afite umugisha we ariko ntabwo umugisha uzaza usange wicaye hano uzaguka ujye kuwuhiga ariko ndahaguruka sinabwiye ko mara na praying ese rero nawe umwana ari okay basi banza ngenda ndashaka kuzajya uhaguruka ugasohoka ukajya mu tubari n'abandi bana ugahura n'abagabo bazima siko numvisha kumbikira ntabwo bizi ko ntanywa inzoga nongeye niyo numvisha umumuro w'inzoga undya mu nda ngo mu tubari ese mu tubari hazama amafaranga nose mu kabari hagenda baba banywa inzoga gusa ntabwo wanywa ji ukagenda mu kabari ugasohoka uko ugahura n'abantu bafite umumaro cyangwa bazaza gusanga ari mu ntebe zanjye nazo wicaramo guhera kwa mbere kugeza ku cyumweru nose nuko nkurira njye wacu ibintu ndi kukubwira uko nyuma ndareka mutega amatwi wanzu banza nambwire neza ntabwo nyine ikibazo cyawe ni icyo ese ukeka ko mugani wahura n'uwe mugabo mushyamiranye gutya muvugana ntabwo byakunda sheri ngambwire natuje hari umugabo w'umugande w'inshuti yanjye akeneye umukobwa w'umwana mwiza witonda kandi ibyo bintu nabikubonye inshuti yanjye rero ntabwo ngiye nkeneye kuba muri ubu buzima nkeneye ko utera imbere ejo nawe ukajya muri Amerika ukatwibuka wabaye iki ka ufite ikihe kibazo
urabona ntabwo ikibazo koko kunungura gutya nawe inshuti yanjye nakumbwira iki basi ndaza gutya ngo mu bintu kumwana kiba mfite ikibazo ntabwo ikibazo cyawe stop reba hano turebana njyewe ndakundana njye n'urukundo rwinshi ndakundana n'umuntu mbese wowe usinyaka ntushe ibintu byose uri kubeshya njye narabibeshya shaka umbwire ufite ikihe kibazo bandi no kwiyamagara nta kibazo mfite kirenze icyo ngicyo ndi kuvuga neza nimero y'umuntu wari uguhamagaye mazize niba uzi ko utari kumbeshya yimereze muhamagara nyine yimereze muhamagara nturagira ibintu nambara kandi ntabwo n'uzi niba nta cyaha kirimo nta n'ikibazo yime igihe hari icyo bitwaye tuvuge ko ari umumotari urikoresha iki se urikoresha iki se urimo uragira ibintu intambara bidakwiye kubera iki gihe ni cyo kwishima mbabazi ko iki gihe ni cyo kwishima ntabwo ari cyo kuzana ibintu ngo bivangavange sibyo nari nishimye none mvuye ibintu nawe utangiye kunzanira ni ukuri inshuti mfite tuzanye sike ntabwo ushobora kwibwira ngo ni bwange ngo kubita urushye ase kambabara w'insekere babarira w'insekere wabaye iki wabaye sane ase twanze araba baramaze zara umuntu hade n'imwe nta kibazo mfite shiri wanjye meze neza ijana ku rindi kare kankubwira ijambo rimwe ni napfa bazajya urinyibukira reka nkubwire bijyamo kuri bibiri umuranzi none ako kanya urumva ahita yikubita ahita none amaze gupfa mbabarira umbwire wamufashe umuzana ngaha muri kwitera story muri kwishima banakora n'ibintu ibirori mwabuzanya kuri YouTube yawe ni muze tubyine tubyine kwishimana se ntabwo ubona ko wino telefone shiri wanjye mwana we kami ishimye cyane ishimye ndumva nani yawe bazo tubyine umugabo w'umugande nta mugabo nkeneye akazi kamo amafaranga umugabo ahubwo se urabona yamarira iki ku myaka yanjye imyaka ingahe se ufite ubu imyaka 21 uri kumva uri uruhinja ndacyari uruhinja nyine 21 ngasubira iwanyu mu cyaro nta kibazo n'umukwera n'uyu munsi kuko ndabona kunyumva byanze ndimo ndakugira inama na mama wawe yakugira iyo nama yo gushaka umuntu ufatika afite amafaranga uri kunyumva neza ni inshuti yanjye ndayizi wombwira gute ngo nta mugabo nase ramutsanjye imico mibi ko aya mafaranga akujyana mu mico mibi yize urabona uri ikigoryi cyangwa urabona ngiye ntakuzi cyangwa ntamuzi ntabwo mushaka genda ubitekereza nubona ugomba gusubira iri iwanyu mu ishyamba usubire nta kibazo subirayo nta kibazo nta kintu genda ubitekereze nubona bikwiye uze kuza nsange nase uwo mugabo azajya n'amafaranga atayaguhase we wigiza kana wigiza akabona ibintu nyine ntabwo azanjya mu mico iyihe mico mibi kandi akubwiye ko ari umwana mwiza nose ubundi ntabwo uwo mugabo mukunzi nyine kubera ko afite amafaranga uragira ngo mu rugo ejo bundi mama bazanabimwana yambwira ngo umwana we Kigali yagiye mu mico mibi hasi ubundi umutwe ufite kubarira ni wo gusuka gusa okay utishemo ibintu bigenda bitekereza umva ntabyo ntekerezaho umenye ko namukatiye umugabo wamugumane ubitekerezeho uze kumpa igisubizo kizima kuko hano ni iwanjye ndarakabwira ntukanarabizi kabitekerezeho cyangwa byihorere gusa iwawe ari usohokana n'umusaza I'm back sorry nyine